Mwongeye kwirirwa abakunzi ba gasobanuye 150 show. Uyu ni Felix cyangwa Metre Jeff ko musanzwe mubizi mu gusobanura filime. Now we are going to take interview. So let's to take interview about Severance. Now today abanegera abantu bamwe bagiye batandukanye batubwiye. So reka dutangire duwa mbere twatangiye dutangiraho yatubwiye uyu buryo byagiye bigenda. Ya Yitwa amazina yawe? Amazina yanjye bayita Hamunisha Protest ariko amazina yitwa Suba cyangwa Suba Mabu. Uyu munsi bageze neza byataye. Mbese kutagiye kure umwana. Cyane umunsi nakigezeho cyafashe neza. Buriya bagwateye indas. Siga mwana umuzengenza ntago ngubu hari utuntu tunini umuntu yifashisha. Niki nini? Ese nawe akaze ngubaza. None se nawe nakamana nyine waba bateguriye umuntu nk'umuntu ukunda nyine akaba kamuhereje uyu munsi. Uyu munsi namutegura akamano keza tu umukunzi wawe nakamuha arishima. Yambwira ati ukuntu nibwo bwamera no komeje kwiyongera tu. Uze kwiyongera? Ariko nyine hari ibintu ndi kugenda numva. Ko ku munsi wa Severance nibwo usanga abantu benshi nyine babaye pregnant cyangwa batwise ugasanga nyine niba umuntu atanze impano wenda nk'igihumbi inda nka 700 zikinjira. Ibintu nabyemera. Bagiti nawe unsetsa. Ibintu nk'izo nagujya bibura ubungubu abantu benshi udusisteri twinshi ubungubu twararanye indobo cyo bitinda nyine muri make. Ubahaziraranya benshi tu. Ubungubu ni bakenya pu. Reka nyine uvuge nkaho turi kuri TV, ubungubu turi kuri TV bakita ubundi ushaka kunshaka neza kuri YouTube bijya kwa YouTube aho basacingira wandikemo agasobanuye TV show 150 rero tumbona ko kanya tugihuta. Agasobanuye TV show 150 ako kanya tumbona umva nawe mu kanya ngasambura abagezeho. Ndari nje kwireba naye kuntu ibintu ndabameze tu. Ndebe uko ndi kugenda mvugira kuri TV yawe. Ngone na subscribe n'ibyangombwa ninyihasanga sharinga no muri bagenzi banje niki nundi sha niyo nayikwimaraga amaraso yanjye abura gukomeza gutembera tuzayikomeza nareka twaze dukomeze ku bandi tayita tugaruka. Nari imana twegere mutipe we. Salama. Akwita nese? German. Nawe se ubungubu ko mbona ukiri umwana ufite igihugu cy'u Rwanda. Abamani bakudedera. Umbase. None se nawe uko mbona ukiri umwana wabashatse umuntu kuri Severance kwa mwaka imana se yewana mbira. Ubwo se udashatse kwitaho. Kandi mbona uranga. Nuko tuvugana turi kuri TV, umenye ko turi kuri TV. Umuntu ugiye kuri YouTube tubona ucyandikaho agasobanuye 250 show bete tubona. Bombwira. Severance byagenze rero uyu munsi shira byagenze utembira byagenze neza uko nabikekaga. So ubungubu nanjye nyine ubungubu mba ndi kugenda nzera mu bantu numve uburyo ndabona ibintu bimeze neza, ndabona abakobwa Severance bagiye bayitabira abahungu nuko nguko hariho muyene mu kanya arambwira ati ngo habaye wenda nka Severance ngo abakobwa bashaka batanga wenda cyangwa abahungu batanga impano niba batanze nk'impano nk'igihumbi ndamagana no bizikinje urabyemeza? Ko mbyumva ariko mbikora. Niko bikora? Nawe ngubu nawe ariho wateye. None gisekeje. Sheri wanjye ama kabisa. Reka guhaye. Reka twegere ubundi akoze cyatatakugira ko mukadusoza. Ndabona umusore mwisanzwe mumuzi muri Pat Comedy ni icyamamare amwita Frank Mazete. Ni ubogari ugira neza Frank Pati Emi mukunda abantu Karidi rwa Rutabura. Ayo niyo mazina yanjye wabasha kuncyakiraho. Ariko amazina nkoresha kuri Facebook ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nka Facebook ni Pati Emi Frank. Kuri YouTube wasacinga Pati Comedy TV 10 ugahita unsanga byahita. Pati Comedy nanjye narayibonye mwira amese aya Pati Comedy mwatwikaga kiragihe. Sigo aragakomedi ko nabonye. Ntakina wigize umuntu nyine winsanga ngo uyigushe mu gusaba akazi. Sira comedy witejeje we. Mani birani ibintu tuba twicaye tugategura nyine tukabitegura ku makuru. Ariko uko abibonye siko byari bimeze. Sibyo hari nyine turi mu kazi. Ni imikino barakaza. Wana noneho nyine
urabizi umunsi tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri 2022. So ubu ngubu bivuze ngo tukaba turi hano mu Gasima ahantu bita hehe Gatore Gatore cyangwa Kirehe ibyo byose naho ngabo. Ariko nyine uyu munsi urabizi ko 14 z'ukwezi kwa kabiri kandi urabizi ko umunsi n'umunsi w'abakundana. So wowe umunsi wo gukundana umunsi wabifashe mu gutera so ukuntu bimeze nyine ya benshi bamfataga nk'ikiremba ariko uyu munsi nakoze surprise abanyeshuri kubera muri karasi twa turimo nakoze agashya nanjye nerekanye umukunzi dukundana byabaye ibya mbere. mbase njyari ikibazo abantu bose barimo ngenda babaza arabomaye n'abange nka babiri bambwiye ati we ni base Frante baye ngo abakobwa bagatanga impano cyangwa abahungu bagatanga impano uri gusanga ngo batanze impano nk'igihumbi n'indamagana yuzi kwinjira urabyemeza? Ibyo siko mbizi ngewe biterwa n'ukuntu wanjye imeranye wanjye kuri uko mbibona siko nabibonye umukobwa wiyubashye n'icyo muntu we ko wabimureba nawe ugahita umushaka mushaka. Tutarajya mu magambo menshi ndetse dukomeze ariko nyine ukomeza tubwire dusoza tunasoza dukomeza dushaka umukobwa umwe dukomeza nyine urumva ngombera rero icyo Frante wamutegurira gake akantu namuteguriye ariko hari uburyo nabanje gutegura abo karasi ni karasi bahe bazi ko na Janelle nabo nabanje kubategurira mbereka agashya mbereka umukunzi wanjye sibyo. So akantu ko nateguriye rero umukunzi wanjye ni akantu kiyubashye ntabwo nakavugira kuri iki kiganiro fresh ni akantu kameze neza bidatinze sambu ujya kuri televiziyo handi urahaze aho tuziranye wibo ni 250 show uhita tubona ukanye uhita wisanga aho wagezeho kandi ndahabona cyane. So reka dushaka undi mukobwa umwe twe twamubaza wakoze cyane. Yego kandi namwe mwakoze akantu kamwe dusoza se nk'umuntu ukina comedy ewana abafana banje bakurikira TV Party Comedy TV 10 yewana ndabamenyesha ko tugiye kubagezaho imizigo mishyashya mukomeze mudushyigikire kandi mudukorera subscribe comment and share no kuri agasobanuye 200 itise cyane bakoze cyane. Sawa Nyo kare kamwe saji akanze mbanze no nsubire kwa musore twatangiye none dusoza twagarutse none abone ibintu bikomeje kuryoha icyamamare cyane cyagarutse hano ku isi cyane dore ngiki iri kumara cyangwa bitangwise neza Germany bakibonye Germany bavuye kwiga cyo gishima Imana rwose ariko ngo umunsi cyakoze amabara yateye mu karitse n'ubuje ngo haje ikirori rwose batwitse dukora Frante umunsi yabakoreye umuti tu ibintu bikomeje kuryoha nabi ariko uyu munsi tu ariko njye inama nababwira mwakora subscribe kuri channel Agasobanuye 250 show kongera n'indi channel bita Party Comedy TV tuzana telefone gake ya man nato ni byinshi tu wakoze kwitabira ikiganiro cyane wakomeza kufata tu Imana iture imbere So reka dukomeze reka twakire umukobwa umwe dusoza birangira no muri byaranye n'inka birangiye tubwire witwa nde Sofite Soni. So reka dukomeze tumubaza nk'ibisanzwe ni Felix Metre Jeff nk'ibisanzwe reka tumubaze mazina yawe Mwihirwe Delphine. Ukuntu ufite isoni cyane Ntago ari cyane woto bwise Frante wayibonye neza shira ku munsi wa Frante wabaye umuteguriye agati so ufite isoni zo kubivuga cyangwa wamwihoreye nta kintu wamuhaye ntacyo namuhaye umugore gisanga sawa nyine wakoze kwitabira n'ubwo kubona ufite isoni nyinshi cyane sawa nyine sawa